so rero ikintu njye nashakaga mwana nashakaga bro ngo tujyane school uzamvugire nk'umuviyo wanje n'iki ubundi nyine bamereze nige bro sigaye mutekereza nkabura amahoro nta mubura si nyine nkumva murenge ntago nuje tu nyine mwana ntago singiye kukubeshya Sandra ndamukunda byataye baramubwiye mwambwira none nta kibazo hano bati iki gihugu ni icyanjye tu iki gihugu ni icyawe none se yakubwiye ko namutumye sima yo gusana aho yasiriye ntabwo yambwiye yewe namubwiye ko agomba kuzana umufuka wa sima kubera ko hari aho yasenye kandi amategeko y'ikigo avuga ko niba ufashwe upfumura ahantu cyangwa se usenye ugomba kuzana umufuka wa sima yagombye kuba yarabikubwiye rero mukaza hano mumuzanya apana kuza gutyo umwizunguza nta kintu nta kibazo ni mate turawishyura gira vuba vuba rero wishyura ariko kashingiye umufuka utume bawuzane dutangire dusana ibyo nta kibazo turabikora ariko no kuza twihanganira kabisa urabona muri na bese ntabwo ibintu biba byoroshye ntabwo bibona ko nyine ibintu biba bitoroshye umunsi wose ushona ntabwo ibikorwa remezo ari bibiri ya mwana ugenda mu rusengero bakabwira igitabo nyine natwe turabizi ariko nawe twije twihangana nawe ushyiremo ibigaragara nawe waba umubyeyi wawe so wafata abana nk'aho ari abantu bari bakuru kandi urabizi urabona tutakiri mu betisi urabona kitekira ateko cy'ikimero umubyeyi ariko igisobanuro cy'umubyeyi urakizi ni ukuba hafi y'umwana wawe ukamenya ibye niba yigira gutya ku ishuri ubwo bigaragara ko mu rugo nyine n'ibindi bindi oya ibyo ngibyo byo biturekere ibyo ureba ibikureba nta kibazo bya ku ishuri hanyuma ibyo ngibyo byo biturekere tuzabikora ariko si ubundi ugura umubyeyi wo kugura ibyo ngibyo byiyoreshe turekere wowe mureba ibyo tugomba kugukorera natwe tukwishyura n'ishuri hanyuma ibindi wowe biturekere reba kode hariya rero mwishyure umufuka w'isima mwikomereze gahunda zanyu nta kibazo sawa ariko ukomeze nyine ushyire imiyaga nawe nk'umubyeyi reka nawe byakubaho mwana ibi byose reka twabiciyemo tukiga sinzi impamvu ahubwo wowe wakabiri ntawe umenya utimenye nawe akwiriye kwimenya sawa reka tugakora gukora nta kibazo uganiriza umuhungu wawe niba yakiriye aha ngaha niba turabizwa n'ibicurane ciao Passy. Nibyiza Sandra umeze ute? Cyameze neza ariko Passy muri iyi minsi mbona ukonje cyane wagira ngo urarwaye. Oya, ntago ndwaye tu. Ntago urwaye? Wapi? Imbuto arwaye nyine nari nje hano nje kukugisha inama. Wambwira nta kibazo. Urabizi ko aravuye mu rugo nabikoresha mfite. Ya, ndabizi cyane. Imana rero yakoze ibikomeye ni umuterankunga uzajya umfasha buri kimwe cyose kijyanye n'iby'ishuri. Sinumva ari byiza se. Sandra. Agureka kubwiyo nkureka nkwereke sha. So bise ko make yakonjewe ntoroshye. None singaho mbwira.
uwo muntu mugira neza yaba ari indi uwo mugira neza maze nawe uramuzi ntawe nzi pe ninde mugira neza ko ntukanyicisha amatsiko mbwira ariko bro nawe ugira amatsiko ko wane amatsiko ariko nyine uwo mugira neza ni ninde se Admond ko man Admond uriya uvuye muri weekend vuba aha buriya Admond igihe bamuhereye weekend urabizi neza ko twe turi kumwe Imana yakinze ukuboko animateri mu maso ndetse n'ibikarito byose ngira amahirwe n'abantu ababyeyi cyangwa banyirukane yego ko mana yanjye okay nase Passy ko mbona bitagushimishije ahubwo ndabona amasaha ageze yo kujya muri classe reka turaza kuza gusubira nimugoroba ariko gusa nyine dushiremo ubwenge bwinshi izo mwendo ntari nzabihe ubyita Hello guys. How are you? This is a special moment. Do you know what? Can you guess what? Tugiye kubabwira amanota yanyu uko mwakoze muri midterm exams. Are you ready guys? Nimugire ubwoba mwaratsinze mutsinda neza ariko nibikuraho ko harabatsinzwe. So guys, get ready for this. Nibuzi ko watsinze, good for you. You need to add in more efforts. Kandi nibuzi ko watsinzwe, also you have just to be conscious ukamenya ko ubutaha what you have just to do in order to improve, right? So ndababwira batatu ba mbere ninguhamagara urahaguruka. Guys, you know we have just to congratulate. Hanyuma ndaza kubabwira batatu ba nyuma, okay? We can just start. Ahanga mfite liste. Uwa mbere ni Morris. Morris. Congratulations. Please, let's calm down. Uwa kabiri ni Kaliza. Kaliza, where are you? Kaliza, come please. Yes. Come. Congratulations. Uwagata tuni. Ange. Ange. Please. Congratulations. So, batatu banyuma muri hangana niko byagenze ariko ubutaha mugomba gushiramo imbaraga nyinshi. Hari batatu banyuma hari Admond. Please. Admond. Please, no. Hari Sandra. Hakabana Passy. Reka twizere ko next time baza improvinga. That's all guys for your work. Thank you very much. Passy, ihangane kuba watsinzwe birababaza. Utsindwa ni ibintu bibabaza ndabizi. Ariko ihangane humura. Muri exam ndabizi neza ko uzabikora neza. Nzagufasha gusubiramo nta kibazo. Bigira ubwo nzagufasha.
nzagufasha wirira ntabwo nashaka Peti se shaho ibiceri byabo n'iki sheri n'iki shaho Peti abazana ibintu je narabibuze nda Chaza wa Peti abana bo mu gasoni shaba baza bakina hanganda gasini byara tubabaye Chaza cyake bazangurikana basi mwaramutse neza nizere ko mwagize weekend nziza twasozanyije icyumweru kwa gatanu washize dukeka benshi twari dukumburanye nagize umwanya uhagije wo gusuhuzanya ubu noneho twatangira tukagira ibyo tuganiraho murabizi ko tugiye kwakira master wacu twari tumukumbuye dore hashize igihe atatuganiriza nizere ko mwari mumukumbuye mwese nyine muri bumwakire n'ubwozo bwinshi ariko mbere yuko twakira master nagira ngo tubanze twakire umunyamakuru abanza tubwire adusangize ku makuru y'icyumweru cyashize hano muri class. Yes, my people, it's a selector Panther boy from Wakanda family, bad mashata kula kinkira from Kigali, Rwanda. Nyibisanzwe murabizi turi muri high school generation bityo rero dutonde no twabura. Aho ngiye guhera ku bintu bisa nkaho byagiye bibera muri refectory utuntu n'utundi ndiko bayitesho. Ahanga turagaruka ku musore wakotewe bwari ari kumwe n'umubebi bari kwinjira muri refectory ateri idishi bagiye kurya. Ni byatunguranye ko yari yambaye cyangwe n'ubundi byarabaye aranyerera agwa imbere y'idishe niko isose kumumeneka. Turakomeza nakandi rero kumunyeshuri nawe wagize gutya aravuga arasimbogo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari kubona animateur ari kuzenguruka muri refectoire kujya vuga ngo animateur wacu n'umusaza abaravuze ngo animasaza wacu no muteri. Nibisanzwe reka dukomeze n'amakuru ya showbiz aho tugiye kugaruka ku makuru akurikira. Tuza kubabwira yuko muri high school generation ari gutegurwa interclass. Nibisanzwe reka dukomeze interclass murabizi ko isanzwe iba ariko twibuka neza ku mwaka washize class yitwa n'ubundi ari yaba Admond ariko kuri no nshuro noneho nago tuzi ngo ni bande bazayitwara bityo rero mwabasoremye myitegure mugaragaza icyo mushoboye gucenga umupira murabishoboye ndabategereje reka dukomeze na top 3 cool guys in a uniform murabizi nk'ibisanzwe hano ngato dufite abantu bambara neza twese turambara ariko buri hari umuntu bezwa kurusha abandi hano ngaho niho ndibuze kubabwira abantu batatu baheze abandi mu kwambara uniform bakaberwa nabandi uwa gatatu ni Kariza muramuzi neza n'umukobwa w'ikizungerezi w'inzobe kabisa ndabiza hari mu mwese muri kuraranganya amaso mu mureba turakomeza n'umusore wa kabiri wacu simba bimbure n'umusore ninde ari umukeka muri ninde wakishe uwa kabiri na wundi ni Passy umusore ari ubufunzemo boko kabisa arimo neza cyane turakomeza n'umukobwa rero wahize abandi uwo mukobwa njewe nkabamwemerera igihembo cyebana agasani kanje ndakamani tujya refectoire uwo mukobwa na wundi ni Ange umukobwa wambara neza kabisa ku uniform ye ari furu neza kabisa Nibisanzwe reka dukomeze muri muzika muri showbiz muri fashion n'ibisanzwe aho ngiye kubararika nyuma ya sembo turaza kuba dufite umusore wacu umurika imideri Santi Angel ari buze ko bacira amabereka ngo imideri ni gute turaza kuba turi kumwe naye mukanya reka dukomeze nk'ibisanzwe rero tujya mu bijyanye n'amarushanwa ari gutegurwa icyumweru gitaha murabizi dufite abakobwa beza cyane hano muri iki kigo high school generation abakobwa bari kwitegura gute ko tubafite Miss High School Generation next week myitegure Miss High School Generation mwakobwa mwe muriteguye ko nababona
reka dukomeze cyane aho tugiye kujya ku myitwarire y'abanyeshuri bameze gute bitwara gute nk'ibisanzwe animateur yagiye atubwira ati mwa banyeshuri mwe mutebeze ariko kuri ino nshuro ndababwira yuko dufite umunyeshuri Maurice akaba akomeje guhiga abandi bose mu myitwarire no mu manota azari uwa mbere mu kigo hose. Reka dukomeze n'andi makuru rero aho turi buze kugaruka ku musore Admond ndibaza mwese muramuzi ni umusore biciye bigacika hano muri iki kigo. Admond ni umusore ukomeje kugaragara mu basore bambara ikeci zitwika. Yambara ikeci nziza cyane kabisa. Nk'ibisanzwe rero yari selector Panther boy from Wakanda family, Badman Shatsa kuri King Killer from Kigali Rwanda. Amakuru nakagaruka kuri High School Generation kuri FM vuga kuri 01. Umunyamakuru ntago mwamwongera amashyi. Umunyamakuru wacu selector arakoze cyane kudususurutsa, murumva ko murahishiwe byinshi. Nagira ngo noneho tugeze muri wa mwanya wo kwakira master wacu aze agira ikintu atubwira nk'umu master uduhagarariye. Good morning everyone. Mumeze neza? So ibyabaye rero nabimenye byantunguye kandi byambabaje. Niyo mpamvu tugiye gufatanyiriza hamwe n'abayobozi ba hano ndetse namwe ubwanyu tukamenya umuntu wadukinishije mwene kano kageni twamufata akazabihanirwa. Sibyo? Murakoze master, amazina nitwa Nishimwe Maurice. Mu by'ukuri mfite ikibazo kandi kimbabaje cyane. Njyewe nabuze amafaranga yanjye ne kuzaguramo ibikoresho kandi harimo na ticket zansubiza mu rugo. Ubu byanyuye ntabwo icyo nzakora mu by'ukuri pe. Okay. Duwaye. Ukuvuga ngo abantu mwese mwagize ibintu mubura mu bikorere list hanyuma mubishikirize animateur wanyu ubundi turebe buryo ki twabishyura ibyo ngibyo mwabashije kuba mwatakaza bitewe nabo bagizi ba nabi batari basanzwe muri iki kigo. Sawa.